kugira ngo ubone ubushobozi bunesha icyaha, kugira ngo ubone ubushobozi mu mpagarike bwo kwitegeka, kugira ngo kandi ube ufite icyizere cy'uko ufite n'ubugingo buhoraho, ugomba kumenya uku kuri kwa mbere kandi kukaba ari nako kwa nyuma, cyangwa se ni ukuri kw'itangiriro kukaba n'ukw'iherezo, hanyuma mo hagati aho hakabamo urugendo rwo kugera kuri iryo sezerano nari mbanje kukubwira ryo kugera ku ntsinzi. Hanyuma rero uko kuri ni uku nguku. Mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima baduha ubufasha ku gice cyacyo cya 10 kivuga ngo gufasha abagerageza. Isuba ibanza iravuga ngo nubwo twari dukwiriye guhanirwa ibyaha byacu, Kristo ntaduciraho iteka. Ibi se wari ubizi? Byemeza umutima wawe kuko ni ijambo ry'Imana, niko Uwiteka avuze. Nubwo twari dukwiriye guhanirwa ibyaha byacu, Kristo ntaduciraho iteka. Nubwo ibyaha bigushinja, nubwo ubona byakubase, nubwo ubirwanya bikanga, nubwo ubona bimeze nk'ibitanacika, ntabwo Kristo waguciraho iteka. Uguciraho iteka mu mutima wawe ni Satani, ariko Yesu aza akubwira ati humura ntabwo nzaguciraho iteka. Kutanyurwa kwacu, kutumvira kwacu, kuraruka, kwinangira umutima no gusuzugura ijambo ry'Imana ntibituma Imana itwivumburira, ahubwo iracyadutegeye amaboko ngo tuyisange. Iri banga ugomba kurishyira mu mutima wawe, yuko Imana ikigutegeye amaboko ngo uyisange, kugira ngo ibyo bibi byo womatanye nabyo ibiguceho burundu. Maze bakomeza bavuga amagambo meza avuga ngo ubuntu ni imico myiza Imana igirira abantu batabikwiriye. Imana yakugiriye byinshi udakwiriye bidahuye n'imico yawe, ahubwo imico yayo myiza bituma ikugirira neza nubwo uri mubi. Ubwo buntu nta muntu itabugirira, yaba uwayimenye n'utarayimenye, yaba uyizi n'utayizi, yaba uyikunda n'uyanga, bose bagirira ubuntu kuko ibakorera ibyo badakwiriye kubona. Izo mbabazi zayo, ubwo buntu bwayo n'urukundo rwayo nawe yarabikugiriye, kandi n'ubu iracyabikugirira nubwo ukomeje kuyihemukira. Rero ugomba kumenya uyu mutima w'Imana yuko igukunda ku buryo n'ubu ngubu ikugirira ubuntu kandi uyihemukira, maze umenye ko igukundana n'ibyaha byawe nubwo n'ubu waba uri kubikora. Imana rero yishimira kuduha ubuntu bwayo, aribyo bya bikorwa byiza tugirira tudakwiriye. Yo yishimira kubitugirira atari uko tubikwiriye, ahubwo ari uko tutabikwiriye na hato. Igituma dusaba imbabazi ni uko tuzikeneye cyane. Iri jambo rifate mu mutima yuko Imana yo idashaka kuguciraho iteka. Satani muri wowe niwe ushaka kuguciraho iteka. None rero wakwemera kwegurira umutima wawe wuzuye ibyo byaha Kristo, hanyuma ukakiriza imbabazi yakugiriye. Ibyo bintu bikoze wahita utangira kugirana umushyikirano n'Imana igukunda, atari yayindi igushinja mu mutima wawe, kuko hari indi Mana yitwa Satani ihora itota imitima y'abantu yibwira ko izarimbuka. Dore ntiwakoze iki, ntushoboye na kiriya cyaragutsinze ubushize, kandi na kiriya ntuzagikora. Uwo mutima uhora ugushinja ibyaha rero ni uwa Satani, ahubwo umutima ugahora ukurarikira kwihana no guhinduka ni wo w'Imana. Wicecekesha iryo jwi ry'Imana ngo biveho unayanga, nk'aho ariyo ntandaro y'ibibi byawe, kandi intandaro y'ibibi ari Satani. Rero menyera ijambo yuko Imana igukunda, ikugirira ubuntu, kandi n'ubu ngubu ikwitayeho kugira ngo ikugirire imbabazi za nyuma irokora ubuzima bwawe. Rero ukwiye gusaba imbabazi kuko uzikeneye, kandi ukizera ko uzihawe, kubera yuko igihano cy'ibyaha byawe Kristo yakishyizeho. Ibihembo by'ibyaha byawe ni urupfu, yararupfuye. Imibabaro yabyo yarabyakiriye. Wowe akeneye gukomora umutima, hanyuma ukakira ubuntu bwe. Iyo mpamba aguhaye mu bugingo uzayigendana kugeza ku bugingo buhoraho. Njyewe ubikubwira ndi umuhamya wabyo. None rero fasha gucika intege hasi, fasha ibyaha hasi, fasha agahinda hasi, aho gutangira urugendo rwawe rwa Kristo rwo gushyira mu bikorwa iby'umutimanama wawe ukubwira, ariko wizeye Imana ko igukunda bidashingiye ku byo wakoze, bidashingiye n'ibyo uteganya gukora, ahubwo urukundo rwayo rukugereho kandi rugusakaremo, rugere ku ndiba y'umutima, ruguha amahoro, ku buryo ruzagutegeka noneho gukora n'ibirenze ibyo wowe wakwibwira nk'umuntu. Wowe urukundo ukunda Imana ruzashingira ku gusobanukirwa urukundo igukunda. Urukundo igukunda ni uruhe? Ni uko wari uwo kurimbuka, hanyuma Kristo akapfa mu cyimbo cyawe kugira ngo ubone ubugingo. Nta muntu wabona umupfira kuri iyi si, niyo yamupfira ntiyapfira ibyaha bye, kuko ibyaha bye byo yomatanye nabyo. Ariko Kristo yafashe kamere yawe ayishyiraho, nawe ashaka gufata iye y'ubumana akayigushyiramo, kugira ngo ibashe kunesha ikibi cyananiranye, mu izina rya Yesu.